igice cy'abantu baje kwica ubukwe nicyo muri aka kanya tugiye guha umwanya. Mbese haba hari umuntu muri mwebwe waje hano afite impamvu simusiga yatuma umwe muri aba bageni badashyingirwa? Urahari? Aje gufata idarapo akaba aje kurahira ko aje gusezerana n'umwana w'imfura yakaba yaramwanze, arumva uyu mwana nzamushyiraho. None ngende ndagira ngo mumbarize uwo muntu igitumye aje gufata idarapo n'uwo yabyaye akamwemera. Ngaho kuko tubwiye ntabwo buziraga wanjye igihe maze mpangana nawe ni kinini, azasezerane nawe maze guhangana nawe. Ntabwo nabyemera, ntabwo yafata idarapo ngafata uyu mwana muntera mugeni ubuzima bw'imana sinabyemera kuko agahinda mfite ni kenshi. Ese niba narashatse umugabo nkaba afite umwana ungana gutya, ntabwo yasezerana nawe atandikishije umugabo. Beza rero mbona niba afitiye inyigisho ngufi, ngira ngo mbashimire ko mwaje gushyingirwa, mwigiriye inama yo kuza gushyingirwa uyu munsi, abavandimwe babagiriye izindi, namwe mwafashe umwanya wo kubitekerezaho. Inama mwigiriye zigiye kuyobora ubuzima bwanyu bw'uyu munsi n'ejo hazaza. Ni icyemezo cyiza, ni ugukurikiza amategeko, kandi muzabona ko ari inyungu nyinshi. Ababyeyi rero babashagaye uyu munsi bazakomeze kubashyigikira muri uru rugendo rwiza mutangiye. Turabifuriza rero kuzubaka urugo rwiza, urugo ruzira amakimbirane, muzubaka umuryango ushoboye, kandi muzabyara abo mushoboye kugira gute kurera. Abana muzabyara ntibazaba ab'umugabo gusa cyangwa se ab'umugore gusa. Urugo rwanyu ntiruzaba urw'umugabo gusa cyangwa se urw'umugore gusa, ruzabe urugo rwa mwembi. Abana muzabyara muzabarere neza, muzabyarire igihugu abakozi, mubyarire igihugu amaboko, hanyuma aho muzagera na leta izakomeza kubunganira mu bushobozi bwayo. Ndagira ngo nongere ndebere muri aba bantu, muri iyi mbaga y'aba bantu ingana itya yashagaye abageni bacu kuri uyu munsi, tugiramo ibyiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ni icy'abantu baba baje gushyigikira uyu muryango kugira ngo ushyingiranwe mu buryo no mu nzira zikurikije amategeko. None rero tukagira n'ikindi gice cya kabiri cy'abantu baba baje gutahura ubukwe kugira ngo bice ubukwe. Igice cy'abantu baje kwica ubukwe nicyo muri aka kanya tugiye guha umwanya. Mbese haba hari umuntu muri mwebwe waje hano afite impamvu simusiga yatuma umwe muri aba bageni badashyingirwa? Urahari? Yego, ko mu mutwama. Yego. Haba hari umuntu ufite impamvu yatuma umwe muri aba bageni tutamushyingira? Twabonye umwe, Imana imuhe umugisha, natambuke aze dusuzume impamvu ye. Uwaba hari wundi nawe yatambuka kuko iki gihe ni igihe cyiza cyane. Maze mukunda imanza kubi. Abantu bose barahagurutse. Tambuka hariya. Tambuka hariya. Aho ngaho hagati y'ayo mabendera. Ngaho tubwiye. Ikibazo mfite. Oya, bivuga undeba. Hagarara. Ufite ikibazo ki? Nitwa Mukamashyaka Françoise, nkaba nturutse mu mudugudu wa Nyabugunga. Yego. Ikibazo mfite kinzanye hano muri iyi mbaga y'abantu, nabyaranye n'umuhungu bita Sebanane Furoni,
umwana ndamurera, umwana bigeraho agize imyaka 5 nza hano ku murenge hayoboraga umugabo bita Valensi, mugezaho ikibazo cy'umuhungu bita Sebanani, arambwira ati uwo muntu kuvuje kumurega reka tuguhe konfokasiyo uzamuzane hano turebe uwo mugabo wanze umwana. Umugabo namujyanye konfokasiyo nyigereje mu mudugudu arayimushyira, umugabo yarakunze araza aritaba, amaze kwitaba tasivile wari uhari ariko ndumva atari uwo nguwo, amaze kuza aramubaza ati ni kwa mugabo kuki wabyaye umwana ukaba umuhakana, urumva uwo mwana uzamushyira hehe? Ati njyewe niba umuntu atarangejeje uko umwana ngo yamubyaye ari uwanjye, ati ibyo nabizira. Ndetse aho bikumenyeshereje ukoze iki? Ngo njyewe ngo ntabwo ari uko nanze umwana, ngo ahubwo ngo nuko atambiye ko ari n'uwanjye, kandi umuntu nta kuntu ntagize. Ubu mu mibereho wanjye ntabwo njya mbasha gutigura n'umuntu. Umwana naramureze, umwana mutangije ishuri, umwana muhirira mituweli, ibintu byose nigiye ubibazwa, ariko je ntabwo bataragize neza. Mwari guhumugisha umubyeyi. None niba umuntu aje gufata idarapo akabaje kurahira akaje gusezerana, n'umwana w'imfura yakaba yaramwanze, arumva uyu mwana nzamushyiraho. None gere ndagira ngo mumbarize uwo muntu igitumye aje gufata idarapo n'uwo yabyaye akamwemera. Ari hehe? Mwemuretse twumve. Ubwambere n'ubwa kabiri yaje kundega murenge, n'ibintu yarambije yitaba kujya mu biro, turicara batubaza bambaza ibibazo muri kumva muruke muruke muganga Now tubwire mwana gusezerana wanjye uwo mugiye gusezerana ari hehe? Aratambuka naze hano. Ko bavuga ko umwana ari uwawe bande bande bavuga ko ari uwawe umwana ni uvuga cyane abantu bari kubivuga aravuga ko umwana ari uwawe ntabwo ari uwanjye bisubiyemo ntabwo ari uwawe bisubiyemo urahamya ko atari uwawe cyane batamusanga mubana musanga mubana uramuzi se mufitanye n'umwana mufitanye umwana w'imyaka 3 wowe se ntabwo urabyumva ko yabyaranye n'uwo mugore none se ubu aka kanya tugiye gupimisha uwo mwana tukasanga ari uwo mugabo wakomeza ukabana nawe umwana muramurira
ari wanyemera umwana njye n'umwana bahakana ko umwana atari uwawe umwana ntabwo ari uwawe atimeni icyo kintu uvuze atimeni yarateguye aravuga ati we madamu nimba uri kuvuga ko uno mwana ari uno musore kwanza yanamubwiye ko amaze gushaka yarashaka afite undi mugabo we yaje kunega afite undi mugabo mbese murabizi ko afite undi mugabo nawe reka mubwire uyu muntu yantenda ari umukobwa nawe ari umusore amaze kuyintera ndagenda mbyarira iwacu bisanzwe kuko sijye wari ubwambere hari mbyariye iwacu umuhungu ndamwihorera niyo ariko abo banyamakuru ko banyengereje abanyamakuru mwanyengereje rwose niko amafoto mwayafashe nawe uri mugende ubwo ngaho uvuga ngo Timeni ngo yaramubajije ngo icyo kibazo yarakivuze Timeni yaramubwiye ati wa muhungu uyu mwana sinari nanamuzanye nari nazanye ifoto ye yonyine ifoto ndayizamura nyereka Timeni arambwira arangije aramubwira ati ni kwa mugabo ifoto biriya barasara ati none ko n'umubyeyi nawe niba akugejejeho ikibazo cy'umwana afite imyaka 5 akaba yararwanya urwo rugamba ati hari uko atagize Timeni arambwira turi mu cyiciro cya kangahe ndamubwira igihe ndi mu cyiciro cya 2 iyo uba wari mu cyiciro cya mbere mba muhaye inzira unyuramo ugatanga igarama uyu muhungu barangije baramubaza ati niko wa muhungu baramutse bakubaje bafashe amaraso y'uyu mwana bagasanga muhuje ati ibyo uyu mubyeyi yagusaba byose wabitanga ati jyewe nabyemeye ariko jyewe mu mibereho yanjye jyewe nta n'ikindi nifuza ko uyu muhungu nimba nasezerana n'umugore we nasezerane ariko niyandikisha umwana mu irangamimerere uyu mwana ageze hano ataragera mu irangamimerere jyewe nabyaye mfite imyaka 17 maze kubyara mfite imyaka 17 nashakanye ubu se umwana afite ingahe ubu afite imyaka 10 yihangana n'umwana none jyewe mu gihe nari mbyaye nta rangamuntu mfite naraje tasivira arambwira ati niko ko nta rangamuntu ukabuzanya agakarita ka mituweli konyine nta narangamuntu y'umugabo umwana ntiyanditse n'umwana ntabwo yanditse yewe naraje bangatse ntabwo nabona uko nandika umwana nta byangombwa icyo ushaka ni uko yandikisha umwana mu irangamimerere niyandikisha umwana we mu irangamimerere amwiyandikeho ubundi asezerana urakoze nawe musubiza mikoro hanyuma twanzura shefu we urandikisha umwana mu irangamimerere yaba arimo kurimata twebwe ntabwo tuguhata turagusaba gukora ibyo umutima wawe ukubwira niba umwana wawe koko uriya ni umujyambere ariko rero wumvise abantu bavuga ko basa kandi ubu turakugira abantu mwahagurutse turatuma tutumvikana ahantu hari umuntu wese uri imbere ya mikoro yihangane ayikingure sibyo niko shefu we twebwe ntabwo duhata umuntu kwandikisha umwana uyu mwana ari umujyambere koko muri icyo gihe ntabwo warabonanye n'uyu mudamu turimo turakugira inama ntabwo mwaba mwarabonanye oya umwana ntabwo ari uwawe umwana rwose ntabwo ari uwawe yangize kuva kera aramuhakanije ntabwo yanzerera umwana nimba ushaka kumwumva cyangwa wenda ko namwemerera mu mbaga z'abantu akaba amunyihereye namwihereye kandi akumbwira ngo ubwo ni umwemerera ko twajyana ni ukuvuga ntawe wigeze uhurira nawe yahuye na data wacu
siko yahuye na data wacu ariko muwasobanyu nimba ari we sinzi barahuye yaramushatse nimba ari we bamubyaranye sinabimenye gusa nzi yuko yamushatse bakamarana n'igihe akanabifungira sobanyu yaranabifungiye yuko ngo yamufashe ikora n'umurava dutera imbere ndagira ngo rero dusoze kuri iyi ngingo nyuma y'uko bigaragaye ko hari umuryango hano batambamiye mu mategeko ubundi bavuga ko umwana ukomoka ku babyeyi batashyingiranywe ngo kwandikwa mu bitabo by'irangamimerere kandi umugabo ufite abagore benshi yemerewe kuba yahitamo umwe bagasezerana imbere y'amategeko. Nshingiye rero kuri iyo ngingo ya mbere nagira ngo mbwire uyu mumama utugejejeho ikibazo kuzakomeza kutugana kugira ngo tumufashe ikibazo cye kizahabwe igisubizo. Nta handi bizanyura rero niba uyu mugabo ahakana umwana we ntacyo turi bumukore kugira ngo tumutsindire, sibyo? Aka kanya ntabwo turi bumenye ukuri kw'ibyo uvuga n'ukuri kw'ibyo avuga. Turasaba wowe madamu watugejejeho ikibazo gutanga ikirego cyo gushakisha se w'umwana, icyo bita recherche de paternité, ugasaba urukiko ko kwemeza ko uwo mwana wavutse ari mwene runaka uriya mugabo, ugasaba ko amugenera ibimutunga ariko akanamwandikwaho kugira ngo agire uburenganzira ku mutungo wa se, sibyo? Ibyo ngibyo urukiko nirumara kubyemeza uzatuzanira icyo cyemezo cy'urukiko niturangiza tukandikeho uriya musore. Ibi rero ntabwo biri mu bitubuza gushyingira umuntu, sibyo? Ahubwo utugezaho icyo kibazo aho ukagenda ukanagikurikirana kugira ngo umwana abone se. Ariko icyo nakubwirira abagabo nk'aba, niba koko ari uwawe muvandimwe, bitubwirire hano wandikisha umwana wawe unashyingiranwe n'umugore wawe abizi, kuko ibi biri mu mpamvu ishobora gutuma ubana n'umugore wawe muhora muryana, sibyo? Ibi yumviye ahangaha utabivugiye aha, cyakora ubu ngubu bivugiye hano arabyemeye ati twanamurera n'uwacu. Ubu ngubu nabyemeye ukanamwandikisha mwamurera akaza mu bana banyu. Urabona ukuntu ari mwiza? Ntabwo ubona ukuntu ari mwiza rwose? umwana wese amare na rero niyo nama nakugira madamu. Rero wowe niba yabihakanye nta kindi turi bukore kugira ngo tubimwemeze. Igisigaye ni ukujya mu rukiko ugasaba icyo bita recherche de paternité, hanyuma noneho urukiko rukemeza ko ari mwene runaka, bamara kubyemeza noneho akaba ari we bakaza tukamupandikaho, sibyo? Ariko hagati aho ugende utuzanire ifishi y'ikingira, hanyuma n'icyemezo cyo mu mudugudu ko ari umwana wawe n'irangamuntu yawe, noneho umwana tumwandike agire irangamimerere yuzuye, sibyo? Birumvikanye? Ariko hari ikindi kibazo mfite. None se niba mugiye kumusezeranya akaba agiye gusezerana n'uyu mudamu we, umwana akaba mwanze mu ruhame rw'abantu mwumvira ngo azamwandika ku mugore barasezeranye bikunde? Ntabwo bazamwandikwaho, wowe uzamwandikwaho. Noneho se azabarwe nde? Ese azaba se ari uko twamaze kubona cya cyemezo cy'urukiko cyemeza ko uwo mwana yabyawe n'uriya. N'abandi rero mwabasezeranya ari uko yamaze kwemera uyu mwana we ntawe uyu mwana namujyana, igihe maze mpangana nawe n'ikinini azasezerane nawe maze guhangana nawe. Ntabwo wagira ute? Igihe nasezerane. Reka wa mugabo, ntabwo mubujije gusezerana kuba arimo ahamagara mu ruhame rw'abantu yuko uyu mwana amwihakanye. Yego. Ntabwo umwana azamwemeza yuko niriwe ngenda mu nkiko nawe nareke gusezerana azasezerana rukandikisha umwana. Ntabwo nabyemera, ntabwo yakwatezera ko bafite uyu mwana amutera imisenyi basabye imana sinabyemera kuko agahinda mfite ni kenshi. Ese niba narashatse umugabo nkaba afite umwana ungana gutya, ntabwo yasezerana nawe atandikisha umwana. Dukorane umurava,
ngaho ni mu rucuru urubanza. Okay, uretse ni mu rucuru urubanza abemera ko isezerano dukorane umurava abemera ko asezerana ni bande? Abemera ko banza kwandikisha umwana ni bande? Mwewe nanone nimwongere muntize umwanya ngaho buri wese nagerageze guceceka. Amarangamutima yarakomeye kandi nibyo kubona umwana wavutse uyu munsi umuntu akamwihakana. Urumva ukuntu bibabaje kandi uyu mubyeyi yaramureze imyaka yose. Hanyuma rero ndagira ngo noneho tubivuge dukurikije amategeko. Mu mategeko nta tegeko na rimwe ribuza uyu mugabo gusezerana, nta kintu na kimwe ashingiraho amwemeza ko umwana rero. Murabyumva? Ari ibyo umuntu yagerera umuntu wishoboye cyangwa se ufite uko ameze akaza akavuga ati uyu mwana niwe twagize gute twamubyaranye. Murabyumva? Ariko muri mwese ntawe utubwira ati nibyo koko turabizi barabaye, yenda baramubyaranye ageze aho aramuta none yanze kugira gute, yanze kumwandikaho umwana. Rero ahubwo twebwe icyo dukora, uyu mubyeyi turamugira inama yo kugenda akajya gutanga ikirego mu rukiko, kuko twebwe ntabwo duhamya abana ngo tubahamye ko bakomotse ku mubyeyi runaka, sibyo? None rero madamu, nagira ngo nkugire inama ko iki kirego cyawe wazakijyana mu nzego z'ubutabera bagasuzuma ko uwo mwana koko ari uwuriya mugabo, hanyuma nibirangira n'ubundi azabona uburenganzira yari yaravukijwe, yaba yarasezeranye cyangwa se yaba atarasezerana, byose biba bingana, sibyo? Twarekera aho ngaho. Murakoze cyane, nta kindi twagufasha kitari icyo gihe, mwajya kwiyicarira. Bose mwe sibyo, muzamure ikiganza cy'iburyo. Yewe vuga izina ryawe. Maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato kowe. Vuga izina ry'umugore wawe. Umbere umugore tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Murakoze, nimugurane. Abageni ko basa. Wewe abo bageni si impanga? Muri impanga? Ntabwo muri impanga?
nyagasani. Okay, muzamura ikiganza cy'iburyo. Yewe maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe umbera umugabo, tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Murakoze cyane.